Reka nongere mbahe ikaze kuri Karame Umubyeyi TV aho tuganirira ibyerekeranye n'ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'umubyeyi wabyaye mu gihe tuba twita cyane ku buzima bw'umwana mushya waje ku isi. Kuri Karame Umubyeyi rero hanyuraho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi ni itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kigiye kuvuga ku byerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe umubyaza ku isi yose. Tumenyereye ko kuri Karame Umubyeyi hanyura ibiganiro birebana n'uyu mwuga w'ububyaza. Abantu benshi bakunda kumbaza niba izina ry'ububyaza ari izina ryanjye rya gatatu, ariko ni izina ryanjye ry'umwuga kandi nishimira. Muri iki kiganiro rero ndagira ngo turebere hamwe icyo kuba umubyaza bivuze n'icyo bisobanuye. Ahantu henshi usanga hari igihe abantu baba babyaza kandi batarabyize. Ibyo nabyo bikaba ari byiza kuko baba bari gufasha ubuzima bw'umubyeyi utwite. Ariko ni byiza ko uyu mwuga wo kubyaza ukorwa n'umuntu wawize neza. Umubyaza rero akaba ari umuntu wize amasomo cyangwa se ibyerekeranye no kubyaza kinyamwuga, kandi akahabwa impamyabushobozi n'impamyabumenyi y'uko uwo mwuga koko awuzi neza kandi akwiriye kubukora. Kubera ko umwuga w'ububyaza usaba imbaraga z'ubwenge, imbaraga z'umutima, kandi bigasaba kumenya kujera amarangamutima. Niyo mpamvu mboneyeho kwifuriza umunsi mwiza ababyaza bose aho bari hose ku isi. Haba ababyaza bari mu Rwanda, muri Afurika, ku migabane yose y'isi, mbifurije umunsi mwiza w'umubyaza. Reka mbonereho gushima abantu batekereje gushyiraho uyu munsi, kuko ni umunsi utuma ababyaza bongera gusubizwamo imbaraga no kubona isi yose imenya cyangwa se iha agaciro umurimo ababyaza bakora. Niyo mpamvu ngira ngo mpamagarire umuntu wese umurikiye kumenya ko uyu murimo w'ububyaza ari umurimo w'impano. Ni ukuvuga ngo nubwo tubyiga, nubwo tubikora, nubwo dufite impamyabushobozi ndetse n'impamyabumenyi zabyo, ariko nanone ni umurimo w'umutima. Ni umurimo usaba kwihangana, ni umurimo usaba kwitanga, ni umurimo usaba kwakira amarangamutima y'undi muntu. Ni ukuvuga ngo umubyaza aho ari hose aba akwiye kurangwa no kumenya uburyo yisanisha cyangwa agerageza kumva uko ubuzima bw'umubyeyi utwite bumeze, kugira ngo ashobore kumenya uko aza kumufasha, haba mu by'amarangamutima ye, haba mu by'ubuzima busanzwe, ndetse haba no kumusobanurira uburyo azashobora kwihanganira ibiba bimugoye mu gihe cyo gutwita kuzageza abyaye. Rero uyu murimo w'ububyaza ubamo ibyiza byinshi, ariko ukabamo n'ingorane nyinshi. Rimwe na rimwe usanga hari igihe umubyaza aba yifuza rwose gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'umwana kugeza igihe azabona umubyeyi n'umwana batandukanye, umwana akaba muzima n'umubyeyi akaba muzima. Nyamara rimwe na rimwe hari igihe bidakunda, ugakurikirana umubyeyi ariko hakazamo za ngorane zitajya zibura kubaho mu isi. Reka mbwire umubyeyi wese umurikiye unyumva yuko igihe cyose habayeho ko ibintu bigenda uko abantu batabiteguye, abantu baba bakwiriye kumvana. Ntabwo nifuza kuvuga yuko amakosa cyangwa uburangare bwabaho mu gihe cyo gukurikirana umubyeyi utwite mbishyigikiye, ariko ni byiza ko abadukurikira, ababana natwe mu kazi kacu ka buri munsi, abaza batugana bakwiriye kumenya ko tuba twakoze uko dushoboye. Ndagira ngo ahangaha nsobanure uburyo umubyaza ari umuntu uba akwiriye kugira umutima wagutse, umutima wihangana, umutima ukomeye mu gihe cyose akurikirana umubyeyi. Akenshi usanga mu gihembwe cya mbere cy'inda ababyeyi baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe harimo ababa bafite uburwayi, hari abaza batamerewe neza. Rimwe na rimwe usanga bigora ko wa mubyeyi ashobora kumva amakuru y'ubuzima umubyaza amuha. Reka wenda ndavuga nk'ikintu cyerekeranye no kutarya. Hari igihe usanga umubyeyi akubwira ati yewe kurya mu gihembwe cya mbere cy'inda byarananiye. Wowe mubyaza ukaba uzi neza yuko akwiriye kurya kugira ngo iremwa ry'umwana ribashe gukorwa neza. Akenshi iyo umubyeyi n'umubyaza baganira, hari igihe usanga umubyeyi atabyumva kubera ko afite iseseme, araruka, ntacyo ashaka kurya, yarahuzwe. Murumva rero yuko bisaba ko wa mubyaza agira umutima wagutse, agira umutima wihangana, kandi akagira ubushobozi bwo kumenya uburyo abwira uyu mubyeyi ibyiza byo kurya
kuza kugeza igihe wa mubyeyi yemera kurya ibyo kurya runaka kugira ngo we n'umwana we babashe kugira amagara mazima. Reka rero ngaruke ku murimo w'umubyaza, mvuge yuko igihe kinini aba ari umuntu uri gutanga amakuru y'ibyerekeranye n'ubuzima. Ababyeyi batwite baba bafite ibibazo byinshi cyane bibaza, cyane cyane ababyeyi baje batugana batwite inda ya mbere. Umubyaza rero aba afite inshingano yo kumusobanurira ndetse no gusubiza bya bibazo byose umubyeyi amubaza. Hari ibyo dushobora gusubiza, hari ibyo tuba tudashobora gusubiza. Ahangaha birumvikana yuko umubyaza aba ashobora kubwira umubyeyi ko igisubizo atashoboye kubona uwo munsi azakimuha mu gihe kizaba gikurikiyeho. Kubera ko ababyaza bagomba kuba ari abantu bahora basoma. Mu buzima habaho ubushakashatsi bugenda busimburana, uko ibintu wari ubizi ejo dusanga byarahindutse kubera ko ubushakashatsi bukomeza gukorwa kandi bugatera imbere ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'umwana. Niyo mpamvu rero amakuru tutabona ku gihe tuyabarijwe dushobora kwemera ko tuzayatanga mu gihe kizaza kugira ngo dutange amakuru yizewe ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'umwana uri mu nda. Murumva rero yuko umubyaza ari umuntu uba afite amakuru y'iby'ubuzima kandi akwiye guha umubyeyi utwite. Ikindi navuga, umurimo w'ababyaza ni umurimo wagutse cyane kuko aba agomba gukurikirana uwo mubyeyi kugeza igihe amugejeje muri maternité. Ahangaha reka mvuge ko ikintu cyitwa labor cyangwa se kujya ku nda kiba ari igihe kigoye cyangwa se igihe gikomeye cyane haba ku mubyaza ndetse n'umubyeyi, kuko umubyeyi ufite bwa bubabare bukabije hahandi aba adashobora gusobanura cyangwa gusobanukirwa uburyo nawe yiyumva. Ahangaha rero haba hari akazi katoroshye, niyo mpamvu umubyaza aba akwiriye kumva cyangwa kwishyira mu mwanya w'uyu mubyeyi. Mbaye ari njye mwite, mbaye ari njye uri kunda, mbaye ari njye uri kubabara, mbaye ari njye ufite ibise, nawe nifuza ko bankorera iki. Akaba rero aba agomba kumva cyane uko uwo mubyeyi amerewe kugira ngo ashobore kumenya icyo amufasha. Ahangaha reka mbwire abankurikiye yuko aya masomo yose tugerageza kugenda tuyategura kugira ngo ababyeyi bajye bagera kwa muganga bazi icyo bakwiriye gukora kugira ngo kuza kubyara bize kuza koroha. Ahangaha rero reka mbonereho kwifuriza umunsi mwiza ababyaza mwese abo muri mu kazi, ababyaza barayizamu, abiriwe mu kazi, abazazamo ejo. Mbasaba kugira ngo mukomeze mugire courage. Akazi dukora n'akazi gakomeye ariko keza, kandi tujya tubonamo imigisha myinshi y'Imana, kuko wa mubyeyi kunyura mu biganza uburyo agusabira umugisha, uburyo umwitaho, uburyo umunezererwa, bisiga ikintu cy'urwibutso rwiza mu mutima we, bituma ahora akwibuka kandi akwifuriza ibyiza. Ahangaha rero reka nifurize umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza ababyeyi bari kunda kuri uyu munsi w'ababyaza, kandi mbabwira ngo courage, mu gihe gitoya Imana irabigenza neza muraza kubona abana. Kuri uyu munsi w'ababyaza rero reka mvuge yuko iyo uyu mubyeyi wacu amaze kubyara n'ubundi yakomezanya na wa mubyaza kuza kugeza igihe amwigisha konsa. Konsa ni ikintu kijya kigora abamama benshi cyane mu gihe ababyaye ubwa mbere, pozisiyo yo konsa, uburyo bwo bw'umwana ibere, uburyo ari buze kubona amashereka menshi kandi meza. Ibyo byose ni ibibazo biba biri mu mutwe w'umubyeyi kandi aba yifuza kubona ibisubizo byabyo biturutse muri wa mubyaza wamwakire cyangwa se wa mubyaza bari kumwe muri iyo nzira yose yo kuza kumufasha kugira ngo aze kuzava mu bitaro cyangwa kuva mu ivuriro amaze kumenya ibyo byose bikwiriye. Reka rero mbwire ababyaza bankurikiye yuko usibye ko n'isi yose izirikana imbaraga zikoreshwa muri uyu mwuga, ariko nawe ukwiriye kuzirikana izo mbaraga ukoresha. Biragora ko umubyaza ashobora kugira izi mbaraga z'ubwenge, imbaraga z'umutima, imbaraga z'ibitekerezo, nawe ubwe adafite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu mbifuriza ubuzima bwiza abazakurikirana iki kiganiro mwese, mbifuriza imbaraga ziva ku Mana, ariko kandi nkabifuriza n'imbaraga ziva mu kwimenya. Umubyaza akwiriye kwikunda, umubyaza akwiriye gusa neza, umubyaza akwiriye kurya neza. Iyo nigisha ababyeyi ibyerekeranye no kurya neza, indyo yuzuye kugira ngo bagire imbaraga, mpita ntekereza wa mubyaza uzabana nawe, wa mubyaza uzamufasha kugira ngo agere kuri urwo rugero rwo kuba yazabona umwana ameze neza. Rero ababyaza namwe ni byiza ko mugira ubuzima bwiza, mugakora siporo,
mukarya indyo yuzuye, mukarya ibitera imbaraga, kuko dukoresha imbaraga nyinshi cyane dufasha abana babyeyi, kugira ngo hirya y'ejo namwe mutazitangira abandi kandi ubuzima bwanyu bukaba bwakwangirika. Mbonereho rero kwifuriza umunsi mwiza ababyaza bagiye bahurira n'ingorane muri aka kazi kacu. Harimo abagiye barwara, ugasanga yarwaye umugongo, ugasanga yagize ikibazo runaka cy'ubuzima gituma adakomeza wa mwuga. Turabafite benshi bari mu rugo babikundaga ariko batashoboye gukomeza kubikora bitewe n'uko ubuzima bwabo butagenze neza. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umubyaza, ababyaza mutakiri mu kazi, namwe tubifuriza umunsi mwiza, kandi tubabwire yuko niyo waba udashobora gusubira muri maternité ngo ujye kubyaza, ariko ushobora gutanga inama z'ibitekerezo, kunganira ababyeyi muri kumwe mu mudugudu, kunganira abajyanama b'ubuzima, kugira ngo turusheho gutanga amakuru yizewe ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'umwana, cyane cyane n'ubuzima bw'umubyeyi wamaze kubyara mu gihe akeneye konsa umwana, byibuze akamugeza ku myaka 2 cyangwa hejuru yayo akamucutsa. Ni byiza rero yuko uyu mwuga tubamo tuwishimiye, kandi tukagerageza gukora ibintu bituma twishima, ibintu bituma tunezerwa. Nashimiye ama institution amwe namwe yagiye atanga kubyerekeranye wenda n'umutungo, bagakora fete kubyerekeranye no kwishima umunsi mpuzamahanga w'umubyaza. Biriya byongera gutuma umubyaza yumva agize izindi mbaraga nshyashya, kuba ikigo cye abayobozi bashobora gutekereza bakavuga bati aba babyaza bakwiye kwishima, bakwiye kunezerwa, nubwo bari mu kazi ariko bakwiye kubona ikintu cyatuma banezerwa. Rero Karame Mubyeyi izajya ikunda kuvuga cyane ku buzima bw'ababyeyi, ariko tunagaruke no ku buzima bwacu nk'ababyaza. Dukwiye kubona igihe cyiza cyo kuruhuka. Wa mubyaza we ukwiye kuruhuka neza, kuruhura umubiri wawe, kugira ngo ejo n'ejo bundi uzagire imbaraga zo gukomeza gukora kano kazi. Ababyaza bakwiye kumenya uko bafata neza ubuzima bwabo. Ni byiza ko hirya no hino mu bigo by'ubuzima bitandukanye hakwiriye kuboneka uburyo ababyaza bakwiye gukora amasiporo, uburyo ababyaza bakwiye gusohoka bakajya hanze, bakajya kuruhuka mu mutwe, bakajya kwishima. Ntekereza gukora kino kiganiro nasubiye inyuma mu buzima bwanjye bwo kubyaza. Ahantu hose nagiye nyura, ahantu hose nagiye nkora, nsanga ababyaza ari abantu bakora umurimo ukomeye cyane, usaba imbaraga. Niyo mpamvu rero bakwiye no kugira ubuzima bwiza. Ababyaza barazinduka cyane bakajya mu kazi, ababyaza batinda gutaha, kuko niba ukurikiranye umubyeyi akageza za saha zo gutaha bitewe n'isaha ikigo cyawe gitahiraho, niba utaha saa moya, niba ari abataha saa 11, niba ari abataha saa 12, iyo icyo gihe kigeze umubyeyi atarabyara, hari igihe usanga umubyaza agumye mu kazi kuza kugeza igihe umubyeyi ari bubyarire, kuko ntabwo uri busiga umubyeyi uri gusunika ngo isaha irageze uratashye. Oya, ugasanga wa mubyaza utashye atinze kandi agomba kugaruka ku isaha. Rero urumva ko baba bakwiye cyiza cyo kuruhuka. Ndagira ngo mbwire ababyaza bankurikiye ko ubuzima bwawe nawe burakonta. Ni nubwo tuvuga ngo ubuzima bw'ababyeyi, ubuzima bw'abana, ariko ubuzima bw'umubyaza nabwo ni ubuzima bukwiye kwitabwaho. Ndibuka najyaga nkunda kujya gukora za mentorship cyangwa se kujya guhugura ababyaza hirya no hino mu bigo nderabuzima bitandukanye muri iki gihugu. Ugasanga umubyaza arayizamu ariko ntafite n'icyayi cyo kunywa, umubyaza arayizamu ntaribona akanya ko kujya kurya. Iyo abarwayi babaye benshi, ababyaza benshi baraburara. Reka mbonereho kuvuga ngo niba isi yose ishobora kwicara igatekereza ngo umubyaza afite icyo amaze, umubyaza afite icyo akora, reka n'amasitisiyo yacu, ibigo dukoramo, ibigo bidufite nk'abakozi, nabyo bimenye ako kazi dukora uko kangana. Ndibuka ko hari abayobozi b'ibigo nderabuzima twigeze tuganira tuvuga ku bibazo by'abakozi, nuko ndavuga ariko reka turebe uburyo twafasha aba bakozi gukora neza. Sanga rero ikibazo cyari gikomeye nyine, kandi cyanakomera koko, ni uburyo umubyaza arara mu kazi akabura na ya saha yo kujya kunywa amazi, ya saha yo kujya kunywa icyayi, ariko icyo kintu ntikimenyekane. Ese izo mbaraga warazikura he? Umubyaza yarayahagaze, abyaje abagore 10-15. Hari ibigo, hari ibitaro bibyaza ababyeyi benshi cyane, ariko ugasanga nta keto ihari ngo byibuze umubyaza aze kunyaruka akora icyayi. Ugasanga umubyaza ntashobora kubona amata. Ndabizi ko hari ibigo bimwe na bimwe byaje kumva agaciro k'iki kintu, bashyiraho ifunguro, bashyiraho n'icyo kunywa cy'umubyaza, ariko hari ahandi bitarumvikana. Ndabizi ko hari ahandi bitarakorwa. Ndijwi ry'umubyaza
ndi kuvuga ngo aba babyaza nimumenye akazi bakora. Kubyaza ntabwo ari ikintu cyoroshye. Umubyaza akoresha ubwenge cyane, aba ari gucunga ubuzima bw'abantu babiri icyarimwe, avuga ati umwana abe muzima, umubyeyi abe muzima. Uramutse uhagaze mu mwanya we wakumva uburyo energy ze zigenda, wakumva uburyo ubwonko bwe buba bukora cyane. Njya nkunda kubyitegereza cyane iyo habayeho urgence, usanga ababyaza birukanka, ugasanga barakora hirya no hino kugira ngo batabare umwana, kugira ngo batabare umubyeyi. Ahangaha iyo mvuga umubyaza mba mvuga ngo uyu mubyaza akwiye ubuzima bwiza, akwiye kuba ari muzima, akwiye kuba yariye neza, akwiye kuba yahembwe neza, akwiye kuba ari muri miliye nziza yo kwishimirwa, akwiye kuba ari umuntu abantu bose bumva ko akora akazi gakomeye. Hari igihe hari intambara twarwanye mu bitaro bimwe na bimwe, aho wasangaga ababyaza bahanganye n'abaganga. Ndashimira cyane imbaraga zashyizwemo, hari imbaraga nyinshi zakoreshejwe kugira ngo abantu bashobore kumvikana. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nongere ngaruke ndijwi ry'umubyaza, mvuge ngo bayobozi mu nyumva hirya no hino aho mukorera, byibuze wowe iyo watashye ushobora guhamagara ababyaza ukababaza ngo mumeze mute, akazi kameze gate, ese muri amahoro? Ese uratekereza ko umuntu uri burara ahagaze kuva saa moya cyangwa kuva saa 11, kuva saa 12 bitewe n'igihe akazi gatangirira, akageza saa 2 za mu gitondo, ubuzima bw'uwo muntu urabutekereza gute? Hari iki kintu kitumvwa. Hari igihe wenda tuvuga ngo salaire ni nkeya, reka tureke n'amasalari y'ababyaza, ariko tugaruke tunarebe wowe nk'umuyobozi w'ikigo niye facilitation washyizeho kugira ngo byibuze kakazi ka nijoro k'umubyaza uri burara ahagaze muri maternité aze kugeza mu gitondo nawe akiryohewe n'ubuzima, akiryohewe n'aka kazi. Rero ndavuga yuko ni byiza yuko mu gihe tubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite, mu gihe tubungabunga ubuzima bw'umwana, tunabungabunga ubuzima bw'umubyaza, kugira ngo nawe ashobore gukora aka kazi anezerewe, akora aka kazi akishimiye, akora aka kazi yumva ari byiza. Niba uwo mushahara udashobora kuzamuka bitewe n'impamvu nyinshi, ariko byibuze ni mubashimire muri staff mu gitondo, niba baje bagatanga raporo, ni byiza ko mubabwira ko bakoze neza. Mwige gushimira ababyaza, mubwira uti mwagize neza, mwakoze. Ntihaboneke gusa ama-comments cyangwa se ibyo abantu bavuga mu gihe hari ibitagenze neza. Nabyo ibintu byagenze neza ku buzima bw'umubyaza nibishimwe. Ababyeyi babyaye 15, nta mwana wagize souffrance, nta mwana waducitse, nta mubyeyi waducitse. Iyo raporo abantu bakayumva, ntihagire ishimwe ritangwa ngo mwankuraje abantu bagire uti mwakoze. Reka ahangaha mvuge yuko iyo ubwiye umubyaza ukamubwira ngo urakoze, ubongera imbaraga mu buzima bwe. Reka mbwire ababyeyi badukurikiye ko ari byiza ko igihe cyose wabanye n'umubyaza, uko byaba byagenze kose ukwiye kumushimira. Ndabizi neza ko biba bitoroshye, hari igihe uburibwe ababyeyi baba bagize, uko baba bifuza ko bitabwaho, ariko akabona siko byagenze. Muba mukwiye kumva aba bantu. Ababyaza dufite mu Rwanda ni bake. Kugira ngo uzabone umubyaza ubana nawe isaha ku yindi, umunota ku wundi, muri ababyeyi 10, 20 mwese mwifuza ko mufashwa, biba bigoye. Ahangaha ndi kuvuga ngo niba uri kwa muganga ukaba ubona ko umubyaza afite akazi kenshi, aha ukwiriye kumwumva. Ndagira ngo abankurikira bumve neza ko ntabwo nshyigikiye ababyaza babanebwe cyangwa se batita ku nshingano zabo, ahubwo ndi kuvuga ngo mu gihe ubona ko wa mubyaza yakoze ibyo yagombaga gukora, byibuze nawe mubyeyi wimugaragariza kurakaye, wimugaragariza ko atakwitayeho nk'uko wabishakaga. Gerageza kumva situation nawe urimo. Ahangaha ntabwo ababyeyi benshi babyumva, kuko buri mubyeyi bayumva yakwakirwa uko abishaka, uko abitekereza, uko abyifuza. Ariko ababyaza ni bangahe? Muri ababyeyi bangahe? Ahangaha ndi kuvuga ngo kuri uyu munsi w'ababyaza, byibuze ni mubanze munemenye imvune umubyaza agira. Utekereze uko kuntu wiyumva. Muri ababyeyi 3, 4, 5 mutegereje umuntu umwe. Ese koko umuntu umwe arakwiriye? Umuntu umwe ari bubahaze mwese? Ahangaha rero ndabwira umubyeyi nkurikiye ko mu gihe cyose ugiye kwa muganga, mu gihe cyose ugiye muri maternité, uba ukwiriye kugenda nawe ubwawe wumva ko hari icyo usabwa kuza gukora kugira ngo woroshye wa murimo w'ababyaza. Hari icyo uza kuza gukora kugira ngo byibuze akazi kari buze kubaho kaze koro. Reka mbwire ababyeyi yuko igihe cyose uvuye mu rugo ukaza kwa muganga, mu by'ukuri ubabaye.
ariko nubwo ubabaye ntabwo waje uri wenyine, hari n'abandi nabo baturutse hirya no hino nabo baje bababaye nkawe. Hari igihe muhagera wa wundi wari uzi ko ari ubabaye cyane yabona undi ubabaye kumurenza akavuga tumenye ibyanjye byoroshye. Ariko ibaze ko mwese muri kuza musanga ababyaza 2 cyangwa 3 cyangwa 4 barayizamu. Umubyaza uri buze gukora mu kubyaza uwo nguwo ni nawe uri bugukurikirane uri kunda, uwo nguwo ni uri buze kugukurikirana wabyaye ugiye konsa, uwo ni uri buze kugukurikirana kugira ngo aze kumenya niba umwana yo. Ako ni akazi kenshi, ako ni akazi kenshi, ni akazi kenshi ugereranije n'uko imibare ihagaze. Byibuze twavuga ko umubyeyi umwe akwiye kugira umubyaza umwe, ariko ibaze noneho umubyaza umwe afite ababyeyi 3, 4, 5, 6 bose bafite ukuntu bashaka kwaza kubafata. Mwababyeyi mwe mujye mutekereza amarangamutima y'umubyaza, mujye mutekereza ko uyu mubyaza nawe ari umuntu unanirwa, mutekereza ko uyu mubyaza ari umuntu usonza, mutekereza ko uyu mubyaza ari umuntu ushobora kuba yaje ku kazi atanamerewe neza mu mubiri we, ariko akavuga ati nkurikije uko abakozi ari bake yerekana ihangane njye mu kazi. Rero ndagira ngo ahangaha numvikanishe yuko igihe cyose tuvuga ngo umunsi mwiza, umunsi mukuru w'umubyaza, muri cya gihe uje muri maternité Juza uvuga ngo ngiye kubafasha iki, bari bumfashe ariko nanjye ndabafasha iki. Hari ababyeyi benshi baza muri maternité ukamubwira uti mama bigenze gutya ubikore gutya ubikore gutya kugira ngo bize kudufasha, ugasanga umubyeyi ntago ashobora kubyakira. Ntabwo twebwe nk'ababyaza twemerewe kuvuga ngo kuki utumva oya, turabizi neza ko bitewe n'uko umerewe mu mubiri, bitewe n'uko utwite, bitewe n'uko uri kubise, bitewe n'uko iyo utamerewe neza nyine kutwumva bigoye, ariko byibuze nawe tanga uwo musanzu. Cya kindi umubyaza yakubwiye ucyumve kandi ugikore kugira ngo umworohereze akazi kandi nawe woroshye ubuzima bwawe kugira ngo buze kugenda neza. Nanga nabwiraga ababyeyi gushima, byibuze muza mufite n'ishimwe mu mutima. Hari igihe usanga mama benshi bavuga ngo umubyaza kanaka, nibyo ndabyemera ko bafite personalite zitandukanye, ariko se wa wundi wakoze neza byibuze wibutse kumushimira. Yagufashije, ubonye umwana aragutunganije, ugeze mu cyumba uraryamye urasinziriye, wigeze utekereza imvune wa mubyaza yagize, wigeze utekereza ubwenge, imbaraga. Reka mbabwire, urebye akazi ababyaza bakora, niyo wamuhemba miliyoni, niyo wamuhemba miliyoni zingahe, ntabwo zishobora kuza nabyita iki, ntabwo zishobora kuza kugeza kuri za mbaraga akoresha. Ntabwo muba mubibona. Ababyaza tugerageza kuba netre, tugerageza umwuga wacu ratubwira ngo seka, nezerwa, vuga neza, ni byiza, ariko nubwo tuba turi kuvuga neza turavunika, nubwo tuba turi guseka ntabwo biba byoroshye. Ndagira ngo ahangaha mvuge ko umubyaza ari umuntu uvunika, ukoresha imbaraga nyinshi cyane. Ni byiza ko ababyeyi mutworohereza, ikintu umuganga gukoreye mushimire. Hari igihe ushobora kubona umubyaza ukuri imbere cyangwa uwo umuntu uri kugufasha ukabona isura ye ntago isa neza, mbere yo kumucira urubanza banza utekereze ko nawe afite ahantu ari kubabara. Mumbabarira aka kantu nkavuge, ababyaza benshi iyo bari mu mihango baza mu kazi. Njyewe ndi umudamu, ibi bintu ndabizi. Hari igihe uri kuri contraction nawe ari kuri contraction y'amaperiode, abwirizwa guhagarara. Mu by'ukuri nubwo ari umubyaza ariko fonctionnement y'umubiri irakora, nawe ashobora kugira ziriya ntege nkeya zituruka kuri periode. Ashobora kuba yaje mu kazi nawe atwite, yaje gufasha abatwite ariko nawe aratwite. Ashobora kuba ari umugabo waje kurara izamu, yasize umugore waryamye arwaye, yasize umwana bari mu bitaro ahandi hantu. Amarangamutima y'ababyaza n'ubuzima bwabo abantu babufata gute? Ntabwo umubyaza ari umuntu we udafite sensibilité, ntabwo umubyaza ari umuntu we udafite umubiri ubabara. Natwe turababara, natwe tugira amarangamutima. Birashoboka ko nshobora gusiga umwana wanjye mu rugo arwaye nkaza ku izamu, mu gitondo nkabyuka nkaza ku kazi, ariko uratekereza ko njyewe ntafite ubumuntu bwo gutekereza ku mwana wanjye nasize arwaye? Uratekereza ko njye nashobora gutekereza ko umuntu asize umugabo wanjye arwaye? Ibyo nanjye nubwo ndi umubyaza ariko biranyafekta. Yego baratubwira ngo nitubisige mu rugo, ariko hari igihe bidakunda. Reka wenda mvugane na wa mubyeyi ubonye isura y'umuganga idasa neza,
ariko mama uzi ko burya nawe wamusetsa, uzi ko nawe ushobora kuvuga ijambo wamubyaza agaseka, uzi ko nawe ushobora kuvuga ijambo ryiza ukagarura wa mutima w'umubyaza wasubiye ku mwana uri mu bitaro, ukagarura wa mutima w'umugabo wasize umugore we arwaye. Rero ni byiza yuko aka kanya mvuga ngo ababyaza nabo ni abantu bafite umubiri, nabo ni abantu bananirwa, ni abantu bagira intege nke, ni abantu barwara, kandi ibyo byose bakabizana mu kazi. Ni abantu bahura n'ibibaremerera nk'uko n'abandi bose bahura nabyo, ariko akaza mu kazi yagerageje kuvuga ngo Mana umfashe kugira ngo abantu ndi bwakire baze kumererwa neza. Uyu munsi ndi kuvuga ko n'abari abantu bafite amarangamutima, uyu munsi ndi kuvuga ko n'abari abantu bababara, ni abantu barwara, ni abantu basonza, ni abantu bacika intege, ni abantu nabo bakeneye umuntu bumva. Ababyaza bakeneye abantu babumva, bakeneye ahantu baruhukira. Navugaga rero yuko ari byiza ko nawe wa mubyeyi we uvuga uti uyu munsi umubyaza uri bunyakire ndamusetsa, ukaza uzi ko ku kantu uri bugakore, ndi buvuga ijambo ryiza. Ibyo byatuma wowe n'umubyaza mwese mukorana neza. Umubyaza afite inshingano yo gutuma unezerwa, yo gutuma ugubwa neza, yo gutuma wumva bya bindi byaje bikuremereye mu mubiri wawe bivamo, ariko iyo nshingano nawe urayifite kuko umubiri ufite na n'umubyaza niwo afite. Reka ungaruke wenda ku bakoresha bacu. Abakoresha bacu hari igihe usanga umukoresha aza, akenshi tuzi kureba ibintu bitagenze neza, ariko reka mbwire aba badukoresha, aba badufasha mu kazi kacu ka buri munsi, ntimukajye mwirengagiza amarangamutima y'ababyaza. Ntabwo mvuga ngo mubareke bakora ibyo bashaka, oya, ariko mugire ya time, mugire cya gihe cyo kuvuga ngo ko hari umubyaza wanjye urwaje umwana, byibuze namubajije uko umwana we ameze. Uzi ko iyo uje mu kazi ukansanga muri serivisi ukambaza ko wasize umwana wawe arwaye, ndabizi ejo wari wavuje ejo, ese umwana ameze ate? Ibyo bituma mvuga ngo umukoresha wanjye yitaye ku buzima bwanjye, umukoresha wanjye yitaye ku bimbaho. Ko wasize umugabo wawe arwaye, ko ejo umugabo wawe yari yaje kwivuza yaramutse ate? Bimpa morale. Ariko iyo duhuzwa n'akazi gusa usanga rimwe na rimwe natwe ubwacu twiyenerva. Ibi ndi kubivuga kuko ni ubuzima bw'umubyaza mu kazi. Ibi mvuga ni ibyambayeho, ibi mvuga ni ibiba kuri bagenzi banjye, ibi mvuga ni ibyo nkora, ibi mvuga ni ibyo bagenzi banjye bakora. Ni byiza rero yuko umubyaza adafatwa nk'umuntu spesiyale mu bundi buryo, ahubwo nawe afatwe nk'umuntu ufite amarangamutima, nawe afatwe nk'umuntu wakoroherezwa, afatwe nk'umuntu wasetswa, afatwe nk'umuntu wakorerwa ibimushimisha. Njya nshima hari ahantu hamwe nagiye nkora ibi bintu biba, ndabashima cyane ibigo bibirekoganizinga, ibigo bimenya ko bikwiriye gutanga amashimwe. Ni byiza, ariko n'abandi batabikora babikore, kuko mureke mu kazi kacu ubumuntu bubemo, tugire ubumuntu bwinshi kurenza ko duhuzwa na contract, kurenza ko duhuzwa n'akazi. Wasinye amasezerano, yes nasinye amasezerano y'akazi, ariko ndi umuntu ushobora kugira intege nke, ndi umuntu ushobora kugira ikibazo. Mubyaza unkurikiye, ibibazo byawe ntukwiye kubyitwaza ngo wice akazi nawe, kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo ndi umuntu ndababara, reka noneho mbyitwaze nanjye nkora akazi nabi. Oya, ni byiza ko ukoresha imbaraga zawe zose. Hano ndi kuvuga ngo kuko aka kazi ari akazi k'umutima, reka umubyaza agire umutima. Mbere yuko abandi bagucira urubanza, mbere yuko abandi bakuvuga, wowe ubwawe ubanze wivuge, ubanze wikritike, ubanze uvuge ariko mu kazi kanjye k'ububyaza nkora gute? Si koko umutima mfite niwo nkwiriye kugira? Buriya hari ibintu abandi badukosora, ariko natwe ubwacu twabyibonaho tukikosora. Kandi mugenzi wawe nakwegera akagukosora, ubona ko aje kukubangamira, umwumve, ahubwo umugisha inama, se ubutaha nabikora gute? Mu gukosora natworoherane, ukosora umuntu mu buryo bwiza. Navugaga ngo ababyaza bashimwe ku mbaraga bakoresha, ariko kandi na wa wundi ugenda gahoro, na wa wundi udakora ibyo agomba gukora neza, akosorwe, ariko akosorwe mu rukundo, akosorwe batamuhutaje, akosorwe mu mwuka mwiza. Kuko hari uburyo ushobora gukosora umuntu aho kugira ngo umukosore ahubwo ukamushyira kure cyane, ariko iyo umukosoye mu bugwaneza wabanje kumushima kuko aba afite ibyiza yakoze, nawe koko ashobora kwisubiramo agasanga hari icyo akwiriye gukosora mu buzima bwe bwa buri munsi. Navugaga rero ibyerekeranye no gushima ababyaza, nuko uruhare rw'umubyeyi nawe ruhari kugira ngo hagati ye n'umubyaza hazemo umwuka mwiza, hazemo uburyo
bwiza bwo gukorana hagati y'umukozi n'umukoresha, hazemo uburyo bwiza bwo gukorana kandi twese dutahirize umugozi umwe. Ahangaha reka ngaruke ku kintu kijya gikunda kubaho cyane, aho usanga iyo byagenze nabi hari igihe rwose ababyaza birukanka ibitaro byose, abakozi bo mu bitaro bakirukanka bashaka kuramira ubuzima bw'umubyeyi cyangwa ubuzima bw'umwana ntibikunde. Mu by'ukuri reka mvuge ko iki kintu natwe kiratubabaza, turababara kuko turi abantu dufite amarangamutima. Birababaza cyane iyo ukurikiranye umubyeyi yabyara ukabona ntabwo abashije kubona umwana. Birababaza iyo ukurikiranye umubyeyi ukajya kubona ukuntu ubuzima bwe buragucitse. Aha ndashaka kubwira abankurikiye ko burya ababyaza turababara natwe. Iyo ukurikiranye umuntu akagucika bitwara igice cy'ubuzima bwawe, bitwara imbaraga z'ubwenge bwawe, bitwara hari ibintu byajyaga bimba ariko byabaga no kuri bagenzi banjye. Umuntu twagira ibibazo muri maternity umuntu akaducika nkamara ukwezi kose, mu mutima wanjye hazamo ibibazo byinshi ku buryo najyaga ntekereza ko nshobora kuzagira depression. Ariko naje kujya mbiganiriza abantu barambwira bati ni byiza ko uzajya ushaka umuntu wo kugufasha, kubera ko narababaraga nkavuga Mana, twagombaga gukora iki kugira ngo uyu muntu ataducika? Ni iki tutakoze? Hari ibyo tugerageza bikanga ukabona ko ubuzima rwose bugiye, ariko umuryango wabuze umuntu, bavandimwe mwabuze umwana, mwabuze umubyeyi, natwe turababara. Murababara nibyo, ariko natwe turababara kuko tuba twavuye mu rugo dushaka gusigasira ubuzima bw'umuntu. Iyo buducitse bitwara igice cy'ubuzima bwacu, bitwara igice cy'ubwenge bwacu, bitwara igice cy'ibitekerezo byacu, kuko dusigara twibaza ngo kubera iki uyu muntu yagiye. Ahangaha rero naringize ngo akangaka nako nkavuge kuri umunsi w'ababyaza. Hari igihe dukora uko dushoboye ntibigende neza, ariko niyo bitagenze neza reka aha hantu naho twese twakirane. Murababaye nibyo, ariko natwe turababaye kuko ntabwo twabyifuzaga. Hari igihe rero usanga umubyaza wari uri kuri tere yahuye n'ishyano, amagambo mabi, uciye aha wese ugize gute. Reka mbabwire, uriya mubyaza mujye mumworohera, uriya muganga mujye mumworohera, uriya mukozi w'umuforomo mujye mumworohera. Mu by'ukuri nta muntu wapima umubabaro uba mu mutima w'umuganga, umubabaro uba mu mutima w'umubyaza, umubabaro uba mu mutima w'umuforomo iyo umubyeyi aducitse, iyo umwana aducitse. Hari igihe rwose mudashobora gupima uwo mubabaro ngo natwe mutwumve, ngo mwumve uburyo natwe bitubabaza, mwumve uburyo natwe biturya, wumve uburyo turara tudasinziriye. Wibaza uriya muntu ashobora kumara ukwezi agaruka mu bwenge bw'umubyaza, ashobora kumara amezi 2, ashobora kumara amezi 3, byarakunaniye kubyakira. Rero navugaga ngo mu gihe bitagenze neza reka tujye tworoha. Uvuga uti niki abaganga batakoze, niki bagombaga gukora? Nusanga ibyo bagombaga gukora byose byakozwe, tubyakire. Haba hasigaye ntambwe kugira ngo tubyakire. Kuri uyu munsi w'umubyaza rero mvuga iki ngiki, ndagira ngo mbwire bagenzi banjye yuko ni hahandi dukeneye imbaraga zose z'umubiri, imbaraga z'ubwenge kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora ngo turamire ubuzima bw'abantu. Kandi niba bibayeho umuntu akaducika, reka natwe twifatanye n'umuryango, tugende turirane nabo, tubabarane nabo, tubereke ko ibibaye bitadushimishije, ntabwo ari byo twifuzaga. Kuri uyu munsi rero mpuzamahanga w'umubyaza, nifuje gukora iki kiganiro kugira ngo mvuge umubyaza uwo ari we, mvuge imbaraga bimutwara, mvuge ibishobora kumubaho, mvuge ko nawe amarangamutima ye ashobora kumubuza amahoro bitewe n'ibitagenze neza. Ahangaha nk'uko wa muryango ushobora gukenera umukansara kugira ngo babumvishe uburyo umuntu wabo yagiye, burya na wa mubyaza akeneye counseling. Reka iki kintu wenda ngisorezeho. Hari igihe ibi bintu abantu batabyumva, ariko hari igihe bizanumvikana. Hari uburyo ababyaza cyangwa se abantu baba, ndi kuvuga umubyaza kuko ndi ku munsi w'umubyaza, reka ne kujya mu zindi departement. Hari igihe ababyaza bagira trauma abantu badashobora kumva. Hahandi umubyaza ashobora kujya ataha, agataha na BCF mu matwi, agataha yumva umutima w'umwana utera. Ugasanga icyo kintu, iyo trauma yo guhora yumva umutima w'umwana utera mu matwi ye ntigishira.
hari igihe ababyaza bagenda ugasanga kwa kuntu abamama bataka bari kubisebya byaheze mu mutwe wabo ntago bishiramo, agahora iteka niyo atari mu kazi yasohotse ari kumwe n'inshuti ze bari ahantu bari gusangira, ariko we mu mutwe arakomeza yumva urusaku rw'ababyeyi bataka bashaka kubyara, arakomeza yumva wa mutima w'umwana utera. Ibi bikunda kubaho cyane iyo habayeho nka souffrance fetale, igihe umutima w'umwana uri gutera nabi, fetal distress, kuko ya ritme za fetal distress zitari nziza. Hari igihe bihinduka trauma mu mitima yacu, bihinduka trauma mu bwenge bwacu, ugatahana ya aritmi, ugasanga aritmi yanze kugushiramo. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwo kuba umubyaza bwatwaye hafi 99% ubuzima bwawe, ku buryo niyo wageze mu rugo bidakunda ko bya bintu bisiga mu kazi. Ahangaha rero ndi kubivuga yuko ababyaza mu gihe wumva umaze kugera kuri iyo etape yo gutahana uwo mutima w'umwana mu rugo, yo gutahana urwo rusaku rw'ababyeyi baba barabataka, ni byiza ko wegera abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bagufashe uburyo wasohoka muri ibyo bintu. Ni byiza kugira umuntu wegera mukaganira, cyane cyane nk'ababyaza bakunda kugira amarangamutima ababara iyo ibintu bashakaga gukora bitagenze neza. Ndavuga ko iyituramo ababyaza benshi barayigira, ariko ntago abakoresha babimenya, ntago bagenzi bacu babimenya, hari igihe abo dukurikirana batabimenya. Navuze ngo kuri itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka 2022, reka ubuzima bwo mu mutwe bw'ababyaza bwitabweho. Umunyureho umubaze ngo waramutse ute, umeze ute, akazi kagenze gute, umuhe n'uwo mwanya wo kugira ngo byibuze ibyo yiriwemo ashobore kubikubwira, ashobore kugusangiza ubuzima yiriwemo kwa muganga. Hari ubwo yiriwemo, hari uwaraye izamu. Mukeneye abantu bo kubwira, mukeneye ko ibyo bintu biri muri mwebwe bisohoka. Niba ari ngombwa ushaka psychologist agufashe, ibitaro byinshi birabafite, mufata appointment mujyeyo umubwire, ugende ubwira uti nakurikiranye umubyeyi tuvana tugera naha birangira umwana atabayeho, none muganga mpora numva uwo mutima w'uwo mwana uterera mu wanjye, byarananiye kubyakira. Nakurikiranye umubyeyi birangira ubuzima bwe buducitse, ariko isura y'uwo mubyeyi hora igaruka muri njye inshuro nyinshi, none nimumfashe kugira ngo mbashe kuruhuka ibyo bintu. Ndabizi ko ababyaza benshi ikibazo mubana nacyo, ariko ni byiza ko mumenye yuko hariho uburyo mwafashwa kugira ngo mubashe kuruhuka, mubashe gusa nkaho muruhuye imitima yanyu, ariko muruhure n'ubwenge bwanyu, ejo bitazababyarira ikindi kibazo. Reka nsoze iki kiganiro nshimira mwebwe mwese mwabanye nanjye, kandi nifuriza umunsi mwiza w'umubyaza ku isi yose, umubyaza wese aho ari, kandi mbabwira ngo umurimo dukora ni umurimo mwiza, kandi ni umurimo wo gutanga ubuzima, kandi amaboko yacu afite umugisha kubera ko Imana yaduhamagaye ngo dufashe abantu bayo kuzana abandi bantu ku isi. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza, naho mu kiganiro cy'ubutaha.